Amasomo n'inyigisho ku cyumweru cya kabiri cya Diventi umwaka wa liturujia se. Ayo masomo ni ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Baruki umutwe wa 5 umurongo wa 1 kugera ku wa 9, Zaburi ni 126 125 mu dukubo. Isomo rya kabiri ni ryo mu ibaruwa mutagatifu Pawulo yandikiye Abanyafilipi umutwe wa 1 umurongo wa 4 kugera ku wa 6 n'uwa 8 kugera ku wa 11. Ivanjiri ntagatifu ni yanditswe na mutagatifu Luka umutwe wa 3 umurongo wa 1 kugera ku wa 6. Isomo ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Baruki. Yerusalemu, iyambura ikanzu yawe y'ububabare n'agahinda, ngaho ambara uburanga bw'ikuzo ry'Imana uzabuhorane. Itera igishuro cy'ubutungane uhawe n'Imana, utamirize mu mutwe ikamba ry'ikuzo ry'Uhoraho, kuko Imana ishaka kugaragariza uburanga bwawe ibihugu byose biri munsi y'ijuru, bityo ikazakwitira izina ritazazimangana ngo mahoro y'ubutabera na kuzo ry'ubusabaniramana. Yerusalemu, haguruka ujya hirengeye, werekeza amaso mu burasirazuba. Itegereza abana bawe bakoranyijwe n'ijambo rya Nyir'ubutagatifu kuva mu burengerazuba kugera mu burasirazuba, baje baririmba ko Imana yabibutse. Bari basohotse mu marembo yawe ku maguru, bashushubikanyijwe n'abanzi, none Imana ibakugaruriye mu ikuzo nk'abahetswe mu ngobyi ya cyami. Koko rero Imana yiyemeje gusiza imisozi miremire kimwe n'utununga twahozeho kuva kera, imikoko igasibwa kugira ngo hose haringanire, maze Isiraheli ikigendera umudendezo imurikiwe n'ikuzo ry'Imana. Amashyamba n'ibiti byose bihumura neza bizugamisha Isiraheli mu gicucu cyabyo kubw'itegeko ry'Imana, kuko y'ubwayo izayobora Isiraheli mu byishimo, ikayiganisha mu rumuri rw'ikuzo ryayo, ikarangwa n'imbabazi n'ubutungane bituruka nyine ku Mana. Ijambo ry'Imana. Imana ubwayo izayobora umuryango wayo mu byishimo, iwuganishe mu rumuri rw'ikuzo ryayo. Igihe Uhoraho Gariyo Siyoni abari barajyanywe bunyago, twabanje kugira ngo turi mu nzozi. Ubwo umunwa wacu wuzura ibitwenge, n'ururimi rwacu rutera indirimbo z'ibyishimo. Imana ubwayo izayobora umuryango wayo mu byishimo, iwuganishe mu rumuri rw'ikuzo ryayo. Nuko mu mahanga bakavuga bati Uhoraho yabakoreye ibintu by'agatangaza. Koko Uhoraho yadukoreye ibintu by'agatangaza, niyo mpamvu twasazwe n'ibyishimo. Imana ubwayo izayobora umuryango wayo mu byishimo, iwuganishe mu rumuri rw'ikuzo ryayo. Uhoraho cyura amahoro abacu bajyanywe bunyago, ubazane nk'isumo y'amazi atembera mu butayu. Ni koko umuhinzi wibana amarira asarurana ibyishimo. Imana ubwayo izayobora umuryango wayo mu byishimo, iwuganishe mu rumuri rw'ikuzo ryayo. Uko agiye agenda arira yitwaje ikibibiro cy'imbuto, yagaruka akaza yishimye yikoreye imiba y'umusaruro. Imana ubwayo izayobora umuryango wayo mu byishimo, iwuganishe mu rumuri rw'ikuzo ryayo. Isomo ryo mu ibaruwa mutagatifu Pawulo yandikiye Abanyafilipi. Bavandimwe, buri gihe mbasabira mwese nishimye kubera uruhare mwagize mu kwamamaza inkuru nziza kuva ku munsi wa mbere kugeza ubu. Sinshidikanya rero ko Imana yabatangiyemo uwo murimo mwiza izanawukomeza kugera ku munsi Yezu Kristo azaziraho. Koko ndabakunda n'umutima wanjye wose wuzuye urukundo rwa Yezu Kristo, Imana ubwayo nyitanzeho umugabo. Icyo mbasabira rero nuko urukundo rwanyu rwakomeza kwiyongera mu bwenge no mu bumenyi bwose, kugira ngo mushobore guhitamo ibitunganye, bityo muzaba baziranenge n'indahemuka kugeza ku munsi wa Kristo, maze muzere imbuto z'ubutungane zituruka kuri Kristo zigahesha Imana ikuzo n'ishimwe. Iryo ni ijambo ry'Imana. Alleluya, alleluya. Nimutegura inzira ya Nyagasani, muringanize aho azanyura, maze umuntu wese azabona umukiro uturutse ku Mana. Alleluya. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjiri ntagatifu ko yanditswe na mutagatifu Luka.
mu mwaka wa 15 w'ingoma ya Tiberi Kayisari, igihe Ponsiyo Pilato yatwaraga Yudeya, Herodi nawe atwara Galileya, murumuna we Filipo atwara igihugu cya Itureya n'icya Tirakoniti, na Lizaniya atwara Abileni, Ana na Kayifa ari abahereza bitambo bakuru, ijambo ry'Imana ribwirwa Yohani mwene Zakariya ari mu butayu. Ahera ko agenda akarere kose ka Yorodani yigisha ko abantu bagomba kwisubiraho bakabatizwa kugira ngo bagirirwe imbabazi z'ibyaha byabo, nk'uko byanditswe mu gitabo cy'ibyavuzwe na Isaya umuhanuzi, ngo nijwi ry'uvugira mu butayu aranguruye ati nimutegure inzira ya Nyagasani, muringanize aho azanyura, imanga yose yuzuzwe, umusozi wose n'akanunga bisizwe, ahantu hagoramye hagororwe, n'inzira z'urubuye zitungane, maze umuntu wese azabona umukiro uturutse ku Mana. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Yesu Kristo akuzwe. Nyagasani Yesu aje dusanga kuri cyumweru cya kabiri cya Diveni, umwaka wa liturujia C, kugira ngo dukomeze twitegure kumuhimbaza igihe yavutse mu isi, bityo kuvuka kwe mu kuguhimbaza kuvugurure ubuzima bwacu kandi kudufashe kwitegura nta pfunwe amaze ye mu ikuzo. Mu isomo rya mbere Nyagasani Yesu akoresheje umuhanuzi Baruki aratubuganiza mwamizero nk'uko byagenze igihe Isiraheli yari iri mu mage, umuhanuzi akayiririmbira akayimenyesha ukubohoka kwayo, kuko Uhoraho afite ububasha bwo guhindura amateka ya buri wese. Ninde watekerezaga ko icyo gihe Isiraheli yashoboraga kuva mu buretwa yari irimo no mu bucakara? Ni ikiganza cy'Uhoraho cyabikoze. Niyo mpamvu umuhanuzi yihamagarira kuzura ibyishimo muri uko kubohoka kwayo. Yambura ikanzu yawe y'ububabare n'agahinda, ngahambara uburanga bw'ikuzo y'Imana uzabuhorane. Itera igishura cy'ubutungane wahawe n'Imana, utamirize mu mutwe ikamba ry'ikuzo ry'Uhoraho, kuko Imana ishaka kugaragariza uburanga bwawe ibihugu byose biri munsi y'ijuru. Ayo magambo y'Uhoraho yujurijwe muri Isiraheli igihe ivuye mu gihugu yari yajyanywemo bunyago, ariko nyamara natwe hari igihe dutwarwa bunyago, twarabatijwe, tuba abakristo, ariko nyamara hari igihe tubaho mu bucakara, hari igihe se ikibi dutwara bunyago tugaheranwa n'inzangano, tugacukura imanga y'icyaha n'urupfu, cyangwa se tukarunda utununga tw'icyaha n'urupfu. Uyu munsi Nyagasani Yesu Kristo araduhamagaye ngo tuve mu bucakara, nk'uko mu ivanjiri Yohani Batista mutagatifu ahamagarira abo mu gihe cye kwitegura amaza ya Nyagasani Yesu, basiba izo manga, basizo tununga. Uyu munsi natwe arabiduhamagariye mu izina rya Yesu, cyangwa Nyagasani Yesu ubwo arabidusabye akoresheje Yohani Batista, kugira ngo ubuzima bwacu bubohoke rwose, twinjire muri Yesu Kristo nyabyo. Ni nabyo Pawulo intumwa ashishikariza abanyafilipi, ababwira ati buri gihe mbasabira mwese nishimye kubera uruhare mwagize mu kwamamaza inkuru nziza kuva ku munsi wa mbere kugeza ubu,
sinshidikanya rero ko Imana yabatangiyemo uwo murimo mwiza izanawukomeza kugera ku munsi Yesu Kristo azaziraho. Uwo murimo nukomeze, nituba ba Kristo uko twabitangiye. Ati icyo mbasaba rero nuko urukundo rwanyu rwakomeza kwiyongera mu bwenge no mu bumenyi bwose, kugira ngo mushobore guhitamo ibitunganye, bityo muzabe abaziranenge n'indahemuka kugera ku munsi wa Kristo. Ibyo Pawulo intumwa mutagatifu adusaba nibyo nyine bisiza turiya tununga, bigasiba ziriya manga, ubuzima bwacu bukagenda bugororokera Yesu. Roho Mutagatifu akagenda bukoreramo icyo ashaka, bityo tukagenda dusa na Yesu Kristo igihe azigaragariza mu ikuzo, nk'uko hari aho Pawulo intumwa bitubwira mu Banyakolosi umutwe wa 3 umurongo wa 1 kugera ku wa 4, tukazasanga dusa nawe, turebana urukundo nkawe, twuje urukundo nkawe, we udahwema kuduhamagara dusaba ati nimundebereho kuko ngira umutima utuza nkoroshya. Ni igihe rero cyo kurekura umugaga w'umutima, umutima wawe ukoroha, ukagira urukundo rwihangana, rubabarira, rwemera byose, rukababarira byose, rukizera byose, urukundo rudashira ahubwo rugenda rurushaho kwiyongera. Icyo mbasaba rero nuko urukundo rwanyu rwakomeza kwiyongera mu bwenge no mu bumenyi bwose. Wivuga ngo ugiye wihanganiye ngo urarambiwe, oya, niba uko ari urukundo rukurimo ahubwo rushaho kugenda wihangana. Yesu Kristo yaje adusanga gatwuzuza izo mbaraga zose, bityo tuzahimbaze Noheli twuzuye akanyamuneza, ariko cyane cyane igihe azahingukira twe kuzakorwa n'ikimwaro, ahubwo tuzabarirwa mu banyahirwe bazasangira nawe ubuziraherezo. Ngwino Roho Mutagatifu, mutima utagira intege wo Bikira Mariya, turengere turwaneho mu izina rya Yesu. Bikira Mariya mwamikazi wa Karumeli, dusabire. Singizwa Yesu Kristo adupfiriye ukazuka, Yesu ndakwizera.